Rwanda ufite ejo hazaza heza. Intebe y'imiyoborere, ukataza utera imbere. Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mwiriwe neza bakunzi b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Giye ugiye kubagezaho uyu munsi nitwa Kamanzi Venuste. Iyi yitwa indangamirwa, ikitwa indangamirwa y'ikibambayera umubiri. Ubwo tuyibyinira dutyo iyo bayinikije ikamwa igatuza igakamwa neza. Iriya yo hirya yitwa Ngabo, imaze kubyara 4 ubiraha bwa 5. Uyu munsi turaganira n'umubyeyi ukiye ku mubiri ndetse no ku mutima kubera inka yahawe muri gahunda ya Gira inka igahindura imibereho y'umuryango we. Turaza kumva ibanga yakoresheje kugira ngo inka imwe yahawe ibe igiye kumugeza ku nka 7 muri uyu mwaka, nyamara ayihabwa nta myaka 10 ishize, ndetse zikaba zimuha umukamo n'ifumbire abyaza amafaranga atari make. Reka dutangire hatwibwira ndetse nuko yaje korozwa inka we yita iy'urukundo. Murakoze, nitwa Murerwa Jessica, nkaba ntuye mu mudugudu w'ubumwe, akagari ka Rubirizi, umurenge wa Kanombe, akarere ka Kicukiro. Mbega muri make ndi umwe mu bantu bahawe inka ya Gira inka. Inka rero barampamagaye nyine mvuye mu misa mu gitondo ya mbere, barampamagara bati Murerwa tuguhaye inka ya Gira inka wayishobora? Ninayishobora. Nuko baranyandika. Nabwo mu gitondo mvuye mu misa byari nko mu ma 3:00 numva barampamagaye batumva batijya mu Busanza ku kagari kaho batigende ugiye gufata inka. Bagiye kubaha inka 2018. Ngezeyo nsanga koko inka barazitanga, baratwakira. Maze kuyitombora yari inyana nziza ifite amezi 9, ubona gakeye pe, iri hagati rwose, ntabwo yari mbi. N'umukecuru wayituye rwose yari yarahabaye intwari. Inka ndayicyuye rero ngeze mu rugo. Hirya no hino mu gihugu hari abahabwa inka ndetse n'andi matungo ntibayafate neza, bigatuma bitabaha umusaruro uba witezwe. None Murerwa ni gute we yita ku nka ze bituma zororoka kandi zikamuha umukamo utubutse? Inka zanjye rero iyo zenda kubyara ndazishyira nk'umubyeyi, ndagenda nkagura amasaka nkayashesha, ifu nkayitereka mu nzu. Ubwo ndateganya ko inka ufite nk'iminsi 15 yenda kubyara. Ubwo ikubita hasi inyana itya ninjye uzibyaza. Ubwo rero igushyize hasi inyana, bwira abana ntimucane, bagashyiraho igikoma, tukayiha cya gikoma cy'akazuyazi bitayotsa, nkoramo nya, umva ko bidashyushye, kikaba hagati nyine. N'umubyeyi nk'undi wese nuko gusa nyine bari inka bagashyiramo amazi bakuzura bashije isafuriya nini, noneho ikanywa, iranywa rwose ukabona nayo irizihiwe. Ubwo rero ukabona irisuganyije igatarirana wa mugabo w'igikoma cy'amasaka gituma inka ikama amata meza cyane aryoshye. Ubwo rero nkayishigishira kurangiza amezi 3. Ntabwo bisaba ifu nyinshi. Ubwo nyishishira mu gitondo nkayishigishira nk'aya masaha na nimugoroba, ariko nziha n'ibifu. Nshobora gushaka nk'igifu nkaza kuyiha, ariko birahenda kenshi birandemerera. Nzorora neza, nzihunda zoza ku cyumweru, zoza rimwe buri wa 6, nkaziha umunyu mwawubonye kurimo. Ariko jewe gira n'irindi banga, uriya munyu bita kuri munyu uriya wundi bahonda w'ikibuye, ukawuhonda ukaba nk'agafu, ugashyira muri biriya bintu zinyweraho. Ngizange izi nka z'inzungu burya ntabwo zimeze nk'inyarwanda pe. Izange iyo nkuhonze nkashyira mu mazi ntizibinywa, ariko iyo nkuzihaye zikarigata, iyo imwe iriya mureba babanje kumpa inywa amajerekani 5.
y'amazi ku munsi. Uriya munyu wica ubukoko bwo mu nda, bigatuma inka itagira ibirwara byinshi. Noneho nziha n'umubirizi, ndavuguta nkaziha gake gake ko mbishoboye, hagenda nk'imwe mu kindi cyumweru nk'indi bityo. Ariko mbwira abashumba bakayahira bakayishyiramo hano zikayirisha. Intego ya gahunda zo gufasha abaturage kwikura mu bukene zirimo na gahunda ya Gira inka. Murerwa ni gute inka yahinduye imibereho y'urugo rwe? Maze kubona inka yarabanje itanga ifumbire. Uriya fi mu gishanga nanjye ndahinga, mfiteyo imigende mpingayo nkateraho n'akabingobingo gakeya, niko imigende aba ari mito burya. Iyo migende nyihinga ibigori, nkahingamo n'ibijumba, kuko nkahingamo amateke, ubwayisi n'imyumbati nyishyiramo, nkahingamo n'ibishyimbo. Ubwo rero iyo ngiye guhinga ndabajyana ifumbire bagashyiramo, ndeza pe, mfata ifumbire nkayigurisha. Ifumbire hari abo nyiha bakampa ibyatsi barahinze ibigori, hari indi bakagura bashyira mu majaride. Nuko ubwo rero bamwe ndabaha bakakora imirimo y'igikoni, rwose umubare munini ndayibaha. Abantu mburisha ifumbire ni nk'abaturutse hirya, bagize batwara kamyoneti. Hari n'igihe bapakiye tubura yakuye ahangaha fuso ebyiri, bampa amafaranga. Icyo gihe ndibuka tubura yampaye 90. Ubu rero abaje bashaka ku mifuka bagurisha 2,000. Ubuzima rero bwarahindutse. Mbere ntabwo byabaga byoroshye pe, amatara ahendura bizi. Bampaye nk'amata araboneka rero, abana banywa amata. N'abaturanyi banjye, yewe inka yanjye ibyara uburiza, numvaga ntanywa amata, nta kaminga ngo bumve baravuruganya inka hano iravumera, nywa amata rwose neguha abaturanyi. Ntabwo nabikora, ko nabonye njyewe iwacu mvuka uwo muco ari nk'umuco ubaho mu Banyarwanda, kandi akenshi ubonye ahaye arahita aza gukamisha. Rero amafaranga yaje kuboneka, araboneka. Umuhungu wanjye uriye mubonye, uriya ajya ku ishuri ariga, nabwiye ko yiga mu wa 3. Uriya mwana niyo imumfasha, kandi bayimpaye ari muto pe, wamubonye uko asa, abonye atari umusore mwiza se, abonye atari umusore unywa amata. Ni ukuvuga ngo ikibyara uburiza rwose nagurishaga litiro 10, kuko ntabwo wagurisha amata ngo mu rugo basigariraho. Mu gitondo 10, nimugoroba 10. Mbere twayagurishaga 400, ariko ubu aho bigeye turayagurisha 500. Ubwo litiro 10 uzi kuba mu munsi, ubwo ntizari litiro 20, uzi kubona 500 ku munsi, ikamwe mu gitondo na nimugoroba, rwose impa 10,000. Indi nayo yabyaye inyana yayo nyine iya kabiri, kuko iyo uburiza narayituye. Ubwo iya kabiri nayo yarabyaye, ikamwa litiro 8. Ariko nabaje abaveterineri barambwira ngo nuko ari uburiza ngo izazamura umukamo. Ubwo izo litiro 8 rero nazo ikamwa 8 mu gitondo, nimugoroba igakamwa 8. Ufasha aya mata litiro 16, ugafata na litiro 20 ukazikuba na 500. Urumva amafaranga avuyemo. Minerivare y'umuhungu wanjye uriye ajya kugenda nyifite, nta uramwirukana ku kigo, kandi ntanga 92,000. N'indi mibereho ya buri munsi rwose mu buzima busanzwe. Iyo migende wumva ntabwo njyayo kuyihingamo, ntabwo njyayo, shyiramo abakozi, abahinzi. Inguma nkagabuririza inka zanjye, nkareba ko zabonye ubwatsi, nkakurikirana uko zibayeho. Mu by'ukuri inka bayiguhaye ukayitaho, ifite umumaro. Yewe none se reka nkubwire, nakuyemo ibintu byose, ngahemba abashumba, mfite 2. Iyo ngiye kureba mbona mbahemba, nkishyura inzu rwose, nkasagura nkabika. Ntabwo mbura buri kwezi, simbura 30,000
nshyira hariya. None murerwa tubwire, mu by'ukuri inka imwe yahindura ubuzima bw'umuryango cyangwa wowe wari ufite ahandi hantu ukura? iri nka yahindura umuntu ubuzima. None se ubu reka mbabwire mwa bagabo muvuye muri ibi biraro bayimpaye ari inka imwe, none ubu mfite 5 hano, nituye ya 6 nayibyaye izi 2 aho nayitanze. Ubu ejo bundi izi nka ziraha akazombi kandi murabona ko zonse imitavu. Nababwiye ko imwe ifite ukwezi n'igice, indi ifite amezi 3 zaba zabyaye. Ko mufata 5 mwongeraho zigiye kuvuka, niyo nyana ureba ndayiteza intanga kuko ntizakomeza ngo yabire isenye. Urumva nayibyari gusa aho zitahindura ubuzima ntehe. Ubu nakubwira ngo singenda unge guhinga, nta kindi kintu cyera kirabura nkura amafaranga uretse izi nka kandi ziranyinjiriza. Mufata ayo mafaranga muyakube mwumve twakujya n'ibihumbi ko ari 10 ku munsi kuri leta ku nkimwe, indi nayo ni 16 kubana nayo none kubana 500 aho tugereye ubu ku isoko. Ayo mafaranga yakubiye n'ukwezi rero ubu amafaranga arimo ubwo ntagera nko mu 300 arenga cyangwa 400 gutya. Ayo mafaranga rero iyo nyabonye amenye uko nyajera kandi mu buzima nta kibazo. Inka ni kujyana mu ijana, usabwa kuzorora ukazitaho. Inka ibisaba kuyikurikirana uko bukeye nuko bwije. Abantu nasize rero hari n'abazibona bakanazirya. Ubundi inka buriya ni ikintu gikomeye, ntabwo ari umutungo wo gukinisha. Umuntu ayiguhaye ukayorora neza akanayiguhana n'umugisha. Buriya izi nka tuzihabwa mu rukundo, perezida ziduha adukunze. Iyo iguhaye rero mu rukundo ayibyishimiye ukayorora neza. Nese nororera mu bukode kandi inka mwabibonye inka mfite. Ni ukuvuga ngo rero ibanga ni kuyigaburira igahaga, ukayoza ntiribwe n'uburondwe, ukayiha ubwatsi neza, ukayihera amazi igihe bunziha amazi ziziha amazi 3 ku munsi. Iyo inywa amazi mu gitondo ikanywa amazi saa 6 mu saa 7, ikanywa amazi n'ijoro ihumuje. Wa mugabo we iguha umusaruro ukanyurwa, nta inka itakugeza pe. Rwose ndorora nkorora inka i Kigali, ubu zibaye inka 5. Ubwatsi mbukura mu gishanga cya leta, nta handi. Hasi hari ibishanga ntibavuga, sibatubwira ko ari ibya leta, nanjye ndi uwa leta. Rwari icyo nabura niho nahira. Mbere yuko tugana ku musozo, watubwiye ko ufite ishimwe ushaka gushimira. Tuguhaye amasegonda make. Nshimiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yampaye inka iranezereza, inka irabyara, inka irankamirwa, ikamirwa abana, yewe n'abaturanyi banyoye amata. Iyi nka ntabwo ari gitunze genyine. Urumva ndamushimiye, ni umubyeyi mwiza. Ibi ndabibabwira bimvuye ku mutima kandi ndabibabwira naranezerewe naranyuzwe. Muzagende mumubwire uti warakoze, uti wamuhaye inka imubera inka, imubera umugisha. Ubeje bundi zizabyara ntizigiye kujya mu icumu. Mwazibonye ko ari inka zitaneye isoni kuba nazihagarika muri stade bakazireba. Mumwereke izi nka ubu yarabizi. Rwose icyifuzo cyanjye pe ni ukubona ahantu ntura hanjye, ubundi nkorora izi nka ndabishoboye, ariko ubu zigurishije ntabwo byavamo kandi nkaba nzimije igicaniro. Bakunzi b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke, tugeze ku musozo w'icyuyu munsi. Kuba tutatangiranye ikiganiro mushobora kongera kugikurikira ku rukuta rwa Minaroke kuri YouTube. Ukeneye kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro ndetse no ku zindi gahunda n'ibikorwa bya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, email yacu ni info@minaroke.gov.rw. Ushobora no kuduhamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 5353 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Jye wakibagezagaho nitwa Kamanzi Venus. Naho ubutaha. Gira wigire kuko ubufasha butazahoraho.